Izi nyanya ziboze muri kubona ni inyanya za Gama F1 zari zeze neza ariko hari amakosa atatu yakozwe n'uyu muhinzi ngiye kubasangiza ku buryo hatazagira umuntu n'umwe uyagwamo. Bimeze bite rero? Ni ukuvuga ngo nk'uko mubizi inyanya za Gama F1 ni shwadiri, zirera zihanganira indwara kandi uyu muhinzi yari yakoze ibishoboka byose kugira ngo aziteho. Nk'uko mubizi ikosa rimwe rishobora kugutera igihombo ukicuza impamvu warikoze, ariko nanone rikubera isomo, niyo mpamvu iryo somo ari ryo ngiye kubasangiza abakunzi ba Mr Tech Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero ikosa rya mbere yakoze hano ni ugusarura inyanya nabi. Mu buhe buryo rero? Ni ukuvuga ngo inyanya ntagomba kuzijugunya mu kintu uri kuzisaruriramo, cyangwa se ntugomba kuzisarura mu kintu gifunganye. Niyo mpamvu ubona bazishora mu dutebo, bakazishora mu makrete, ariko ntabwo bazishora mu mabasi inshuro nyinshi. Aha ngaha rero ni ukuvuga ngo ikosa rya mbere bazisaruriye hasi, bazijugunya hasi, murabizi haba hasasiye, zijombwa n'utuntu cyangwa se uduti, cyangwa se zangizwa n'uduti. Urunyanya rwangiritse akantu gato, ni ukuvuga ngo ruhita rubora. Iyo urubitse rurabora. Iryo kosa ryarakozwe ariko ntabwo twamurenganya, ntiyari abizi. Niyo mpamvu tugomba kumuha pole, ndabasaba mukore komenti mumwihanganisha. Ni ukuvuga ngo rero ibyo uko kwangirika kwatumye zibora zirangije. Nanone azira irindi kosa rya kabiri ngiye kubabwira. Ikosa rya kabiri yakoze ni irihe rero? Ni ukuvuga ngo yazibitse zirundanije. Byagenze biti? Uzisaruye uzijugunya hasi zirakomeretse. Hari abantu bari bamubwiye ati sarura nyinshi zigende zishye cyane, nurangiza uzituzanire zihiye cyane. Wicyo yakoze ni kirero. Ni ukuvuga ngo yaragiye azishyira mu modoka, arafunga muri butu, zimaramo iminsi, arangije iyo butu ni ukuvuga ngo ikiramo igishyuhe kimera nk'aho kizitetse cyangwa se kizitwitse. Aha ngaha rero inyanya zasaruwe zirakomereka, zigiye muri butu, zibaye nk'izishyuha, igishyuhe kirazitwitse, barangije no kuzibika barazirundanya. Mu kuzirundanya rero ni ukuvuga ngo zahise zibora zose, kandi rumwe iyo ruboze wazirundanije rwanduza izindi. Aka kanumvise nakabasangiza abakunzi ba Mr Tech Rwanda, ngo nujya gusarura inyanya ihangane uzisarure mu kintu cyabugenewe gifunguye gicamo umwuka ku buryo inyanya zawe zitangirika. Nurangiza uzibika ahantu hasi, inshuro nyinshi basasa n'ibintu by'ibirere cyangwa amashara, ku buryo zidakora kuri sima, ahantu zimeze neza zitangirika, ku buryo umusaruro uzawufata uko wakabaye wose. Iri kosa rero numvise ngomba kuribasangiza, ariko ndabasaba nanone namwe murisangiza abandi, mujye mumfasha. Nkuko mba nkoze akantu nkakabasangiza, nawe gasangiza abandi. Ushyire muri komenti nimba wabikoze kandi uhe pole uyu muntu rwose, ndakwingiza. Ibi bintu ni ukuvuga ngo ni ibitwigisha. Mr Tech Rwanda rero arangwa bigisha. Aya makosa niyo mpamvu nyabasharinze batazagira wagira gute wagwaho. Ndabakunda rero, mukore subscribe, like na share. Ubutanzabereka amakosa abahinzi bakora abagwisha muki mu bihombo. Tugomba kumenya byose ku buryo duhinga twunguka, ntiduhingire icyo twita inda. Tugahinga nka business, kandi tuzabigeraho dufatanije. Subscribe, like na share, kandi mujye mubigeza ku bantu bose ku buryo niri kosa hatazagira uri